Nongeye mbahaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Marpas. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ishishikaje cyane ijyanye n'indwara abantu benshi batazi ariko iri kugenda ifata benshi kandi igashobora kuba yabangiza. Turi mu gihe cy'iterambere aho imico imwe n'imwe igenda yinjira mu mico yacu, ugasanga uruhurirane rw'imico rwatumye hari ibintu bisa nk'ibitera imbere ariko bitarahozeho. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni ingenzi cyane. Ni nk'akagozi k'inkubirane mu kugera ku byiza. Niba tuba twifuza gusa neza inyuma nk'uko tubyifuza, ni ingenzi cyane ko n'umuntu w'imbere tumugaburira kandi intekerezo nzima. Wakoze guhesha agaciro igihe cyawe ukabana natwe kuri uyu murongo. Mu buzima bwa buri munsi hari inyamaswa zikunzwe. Hari izitungwa n'abantu mu buryo bwo kuzorora kugira ngo bakureho umutungo runaka ujyanye n'iby'imirire nko kurya inyama, amata cyangwa se ibindi by'imitako nk'amahembe yazo, ubwoya bukorwamo ibintu runaka ndetse n'ibindi. Ariko hari n'ubwoko bw'inyamaswa ziba mu rugo bita amapets, cyangwa inyamaswa ziba zikunzwe ziba mu rugo gusa, ugasanga abantu bazikunda nta bindi byinshi bashobora kuzikuraho mu byerekeye kurya. Izo nyamaswa inyinshi muri zo zigizwe n'imbwa, injangwe, ubwoko bw'inyoni butandukanye nka kasuku, wenda si inkende, bitewe n'amategeko y'igihugu zishobora kuba nyinshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyamaswa ikunzwe cyane, irazwi kandi abantu benshi barazitunze. Bazikundira uburanga bwazo ndetse abanyarwanda ba kera bavugaga ko ari inyamaswa ifite uburanga. Nta mwiza wabuze inenge na nyirahuku igira amabinga. Birumvikana ko nyirahuku, injangwe cyangwa ipusi ari inyamaswa nziza cyane, ariko ngo nta wabuze inenge kuko nayo igira amabinga. Ariko se injangwe hari byinshi utaruyiziho? Reka turebere hamwe ubuzima bwishe inyuma y'iyi nyamaswa dukunda kuba dufite. Ab'igitsina gore ndetse n'abandi barazikunda cyane, ugasanga baziterura, bazisoma ndetse baziha amarangamutima yabo yose. Ariko wari uzi ko hari ingaruka zikomeye cyane zishobora kuba zava muri ibi bintu? Aho ariho hose ushobora kubona injangwe kandi bakunda ko mu maso yazo ziba zisa neza. Hari n'abagereranya bakavuga ko inyamaswa y'injangwe cyangwa izi ngizi zo mu bwoko bw'ibitarangwe zifitanye isano y'imisusire mu maso isa n'iy'abantu, by'umwihariko ariko ngo abantu bafite uburanga. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Hari inkuru itamenyerewe cyane ituruka mu mwijima igaturuka ahakomeye cyane, ituruka ku gisekuru ndetse ituruka ariko gukorakora ku njangwe, cyane cyane ku bana bakiri bato, abagore batwite ndetse n'abandi, ni ikintu kibi cyane. Umugore ubw'umwana atwite ndetse n'ubw'ibihe bizaza mu gihe gikomeye cyane. Iyo ndwara yitwa toxoplasmosis niyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Ubundi hari iby'ingenzi ugomba kumenya ku ndwara ya toxoplasmosis. Toxoplasmosis ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Toxoplasma gondii. Aka gakoko gato cyane kaboneka mu mubiri w'injangwe, cyane cyane mu bisigazwa byazo cyangwa by'imyanda yazo ndetse n'ibindi. Injangwe ni nyirakuru w'agakoko, bivuze ko ariho gakurira neza kandi ikajyana ikakabana. Abantu bashobora kwandura mu buryo butandukanye, by'umwihariko ibishobora kubanduza ni ukurya ibiryo byanduye, imboga zitogejwe neza, inyama zidahiye neza ndetse n'ibindi. Ikindi ni ugukora ku musarani w'injangwe cyangwa amazirantoki yayo ntukarabe. Ikindi ishobora kwandura mu ifu cyangwa umukungugu waturutse ku njangwe aho yari yicaye. Aha birumvikana kuri ba bantu bakunda kuziterura no kuzisomagura, hari ibyago byinshi byo kwandura iyi ndwara ya toxoplasmosis. Bishobora no kwandura ku muntu wanduye mu gihe atwite, kuko nanone bishobora guhererekanwa ku mubyeyi ay'umwana we. Toxoplasmosis ni indwara ishobora kutagaragaza ibimenyetso ku muntu mukuru, ariko ni mbi cyane by'umwihariko ku bagore batwite. Ku ngaruka ku babyeyi: kuribwa umutwe, kugira umunaniro, kurwara mu buryo bumeze nk'ibicurane, gutera kubura ubushobozi bw'imikaya cyangwa uburwayi mu bwonko. Ibi nanone bishobora gutera ingaruka ku mwana uri mu nda.
by'umwihariko ni icyitwa hydrocephalus. Ikindi bishobora gutera umwana kubyarwa adafite ubushobozi bwo kubona cyangwa se akavuka arwaye amaso. Hari ikindi cyo kugira ibibazo by'iterambere mu by'ubwonko, cyangwa umwana akavuka ameze nka debile cyangwa afite ubwonko n'imitekerereze iri hasi. Ikindi buriya abantu badatekereza kibi cyane ni uko igihe ikomeje gukura cyangwa se ifite urwego iri hejuru ishobora kugaragara nk'indwara mbi cyane ku buryo yanatera umwana gupfa cyangwa kugira ibibazo akiri mu nda. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwa World Health Organization mu mwaka wa 2023, abagore barenga miliyoni 190 ku isi baba bafite ibyago byo guhura n'indwara buri mwaka. Ibi by'umwihariko biterwa n'uko iyi pets cyangwa se iyi nyamaswa ikunzwe n'abantu benshi. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara n'u Rwanda rubarurirwamo, ubushakashatsi bwerekanye ko hagati y'abantu 30 kugeza kuri 60% by'abaturage baba barigeze guhura n'agakoko ka Toxoplasmosis gondii. Iyi Toxoplasmosis gondii abantu bashobora guhura nayo mu buryo runaka nubwo utaba utunze injangwe, kuko zishobora kuba zituma mu gasozi ugahura nabyo mu byo wahuye nabyo. Hejuru twavuze ko n'isuku nke ijyanye n'ibiribwa cyangwa se ibindi bintu bifite aho bihuriye n'umwanda wazo bishobora gutera iyi ndwara. Abenshi bashobora no guhura nayo, ariko noneho ku muntu uyifite, uyifata, uyisoma, ku mwana muto ukiri muto cyangwa ku mubyeyi utwite, iki ni igisasu gikomeye cyane. Urugero mu Rwanda, mu bushakashatsi bwakozwe na Kaminuza y'u Rwanda UR mu mwaka wa 2022, byagaragaye ko abagore bagera kuri 4 mu 10 bari batwite bari bafite ibimenyetso byo kuba baragiye bahura n'indwara, cyane cyane abakorana n'injangwe cyangwa bishobora kuba byaraturutse guhura n'injangwe cyangwa kurya inyama zidahiye neza. Iyi ndwara ya Toxoplasmosis ni mbi cyane rwose. Ni gute rero wakwirinda iyi njangwe? Ku bagore batwite ni ingenzi cyane ndetse ukabyitaho kwirinda gukora ku njangwe cyangwa umusarane wazo. Ikindi cya kabiri ni ukwirinda kurya inyama zidahiye neza, ukarya inyama byibura zihiye. Ikindi cya gatatu ni ukoza imboga n'imbuto neza mu gihe ugiye kuzikoresha. Ikindi cya kane ni ugukoresha ubupfukamunwa cyangwa se ga mu gihe ugiye gukora mu busitani cyangwa mu murima, by'umwihariko igihe ukuriwe uri umugore utwite. Niba bishoboka ushobora gukoresha agapfukamunwa cyangwa ga mu gihe ugiye gukora mu busitani cyangwa ahantu mu byatsi runaka ukeka ko harimo amazirantoki y'injangwe. Ikindi ni ukwipimisha Toxoplasmosis mu gihe utwite, wenda na mbere yaho ukamenya yuko utayanduye. Ku miryango rero n'abandi bantu ni ukugerageza kurengera amahame ajyanye no kwita ku buryo twita ku mapets yacu cyangwa inyamaswa tubana. Ni nziza, ziradushimisha, ariko ni ingenzi cyane kwita ku buzima bwacu, tukirinda ibishobora kuba byatera ingaruka zikomeye cyane biturutse mu guhura n'iyi ndwara ya Toxoplasmosis. Injangwe ni inyamaswa zikunzwe, zikunda gukora byinshi, ndetse hari n'abazorora cyangwa bakazitunga kugira ngo byibura zibicire cyangwa zibakangire ubundi bwoko bw'udusimba tubana n'abantu ariko bo bataraduhamagaye, imbeba. Ushobora no kumva uri kumwe nayo ikagutera kumva ko hari icyo uri kumwe nacyo, bikakumara irungu ndetse bikagutera n'akanyabugabo mu gihe runaka wumva uri wenyine, kuko wumva ko hari ikindi kintu muri kumwe. Ariko nanone zishobora kuba mbi, by'umwihariko ku bana bakiri bato b'abakobwa ndetse n'abagore batwite. Dore ibintu bigera kuri 3 bibi cyane bishobora guterwa n'indwara ya Toxoplasmosis. Kimwe ni ukubyara umwana ufite ubumuga mu buryo bugaragara. Ikindi ni ukubyara umwana ushobora kuba afite ubumuga bw'imitekerereze cyangwa ubwonko busa nk'ubutuzuye. Ikindi ishobora gukuramo inda, bishobora no kuviramo ku mwana atwite kuba yapfa akamubura, cyangwa se nanone bikaba byaviramo n'umubyeyi kubura ubuzima. Amakuru y'ingenzi nifashishije nayakuye kuri WHO cyangwa se World Health Organization, andi nayakuye kuri UR School of Medicine, andi nayakuye kuri CDC African. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugira Imana n'amafaranga, mugira impagarike n'ubugingo. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripasi.
ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.